nongeye mbahaye ikaze mwebwe mukuri ikiganiro ku Muringa TV, ndabasuhuje cyane, mugire amahoro, mugire ubuzima. Imana y'amahoro ibeze rwose. Ndi Josh. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ingingo nziza cyane, by'umwihariko ariko ni ku biribwa dukunze gukoresha mu rugo. Niba ugira aho uhurira no guteka cyangwa se n'ubundi uko biri kose amafunguro ukunda gufata, iki gihingwa ndetse n'iki kiribwa nticyaburamo ni igitunguru. Rero burya ibitunguru bifite akamaro gakomeye ku buzima bw'umuntu. Hari ibintu ngomba kukubwira cyangwa ngiye kugusangiza ugomba gutangira gukoresha wabimenye. Utangire gukoresha ibitunguru wameze kumenya iki kintu ndetse umenye n'uburyo wabikoresha. Burya hari n'ibindi byagufasha birenze kwa kundi ugishyira mu mavuta ugakaranga ugategereza ko wenda gishya kugira ngo ushyiremo ibindi bintu. Nibyo tugiye kubana rero hano. Niba utarakora subscribe kuri uyu murongo nagusaba kuyikora kugira ngo dukomeze kurema umuryango mugari w'abantu bafite ubumenyi bubafasha. Ubwo rero nawe niba warayikoze muri comment section cyangwa mu mwanya wagenewe ibitekerezo, iyo dushyiramo comment cyangwa ikindi kintu utekereza yuko wenda twaganira ubutaha cyangwa igitekerezo cyawe, bitwereka ko turi kumwe kandi biradufasha rwose. Ubundi bitunguru ni ikiribwa nyine kiryoha, gihumura neza, kitagira ibinure bibi byatera ingaruka ku mubiri. Ubirya kandi ukunda kubikoresha aba afite ubuzima bwiza kandi bigira byinshi bimufasha ku buzima bwe. Buriya rero hari utuntu twinshi abantu batari bazi. Muri kimwe mu bintu by'ingenzi byiza bituruka mu kurya ibitunguru harimo kurinda ikibazo cyo kwipfundika kw'amaraso nyine. Gikunda guhitana abantu benshi, niyo kiri mu bintu bya meni iri gutwara abantu benshi. Nibyo rwose biri ku isahane y'ibintu biri kwangiza imibiri y'abantu. Iyo ukunda kurya ibitunguru rero uba uri gutangira gutandukana n'ibi ngibi. Ubwo na bya bindi byitwa amagute, kwa kundi kugenda nabi kw'amaraso, ukunda gukoresha ibitunguru uba usa nkaho rwose uri gukemura ibi bibazo. Hari urubuga rw'abashakashatsi bakomeye cyane rwitwa www.selection.ca bwagaragaje rero ubushakashatsi tugiye kurebera hamwe bumwe na bumwe, noneho turagenda tubuhuza n'ubundi ugenda wumva ibintu ushobora kwifashisha mu bitunguru bikanakugirira akamaro, bikanakuviramo imiti y'ibintu bitandukanye ndetse ukirindira n'amagara. Rero by'umwihariko kimwe mu bintu babonye gisa na cya kindi navuze hejuru, ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko igitunguru cyo n'urundi rubuto rwitwa pome havamo ikinyabutabire cyitwa rutine, gikumira ikibazo cyo kwipfundika kw'amaraso n'imitsi. Ubwo rero kikaba rwose ku muntu wakiriye bishobora kumufasha. Ibitunguru rero byafasha kwirinda indwara ya kanseri y'umwijima nk'uko byemejwe n'abashakashatsi muri kaminuza ya Cornell University. Ibitunguru byongera acide folique cyangwa se vitamini B9 ikenerwa cyane cyane mu mikorere myiza y'ubwonko, igatuma umuntu agira ubuzima bwo mu mutwe buzira umuze ndetse n'amarangamutima akora neza uko bikwiye. Hari ukuntu ubona umuntu afite ikibazo runaka ku buryo utavuga ko ari ikibazo gikomeye, ariko agira amarangamutima yihuse cyane, agasetswa n'ubusa, ugasanga agira amareaction yose, ugasanga mu bwonko nyine haba harimo akantu. Hari umuntu ujya wumva nk'abantu bavuze ngo hari akaburo kadafunze neza, ntaba ari wowe rero. Ibitunguru rero ni kimwe mu bintu bishobora kuba byagufasha. Ikindi kandi buriya ntekereza ko nk'umwana wawe ugiye ubimugaburira byo aba ari fondasiyo neza, akurana ubugiri akagira Imana. Hari ikindi kintu buriya rero, ibitunguru bikomeza amagufa nk'uko byagaragajwe n'ubushakashatsi bwakorewe muri kaminuza yigisha iby'ubuvuzi muri Amerika yitwa University of South Carolina. Uburemere bw'amagufa y'abagore barya ibitunguru buri munsi abakomeye byiyongeyeho 5% ugereranyije n'ababirya rimwe mu kwezi cyangwa batabikoresha. Abagore rero barya ibitunguru ku buryo buri hejuru bibagabanyiriza 20% y'ibyago byo kuvunika kw'amagufa, yabaho mu bice bitandukanye ariko by'umwihariko mu rukenyerero kurenza abandi bagore bose.
Hari akandi kantu rero, hari ukuntu abagore n'abakobwa bajya bagira ibibazo byo guhindagurika mu gihe cyabo cy'imihango cyangwa mu minsi y'uburumbuke bwabo. Ibitunguru rero bifasha abagore n'abakobwa babara mu nda mu gihe bari mu mihango, kuko byagaragaje n'ubushakashatsi bwasohotse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda. Abakoze ubwo bushakashatsi bakurikiranye abagore babirya ibitunguru mu buryo buhoraho, basanga impamvu ari uko bakavuga yuko igufasha by'umwihariko ku bagore bafite ikibazo cyo kubabara mu gihe cy'imihango cyangwa se mu minsi y'uburumbuke. Nanone ariko ikagira n'akandi kantu ko kuba yabafasha no gutuma imihango igenda neza. Burya igitunguru ni ikindi ahubwo nuko abantu bakirya ari package nto cyangwa se ari ingano ntoya. Bishobotse ubundi wajya ugira agasalade k'ibitunguru bikaba byinshi, turaza kuvuga hirya ukuntu ushobora no kugikoresha. Akandi kantu n'ubundi, ibitunguru birinda umuvuduko w'amaraso ukabije. Ubushakashatsi bwakozwe na kaminuza yitwa University of Utah bwasohotse bwo 2007 bwagaragaje ko ibitunguru ndetse n'urubuto rwa pome ari isoko nziza y'ikinyabutabire cyitwa quercétine, kigabanya umuvuduko w'amaraso ukabije ndetse kikarinda imitsi kwangirika. Kuko uko kwangirika rero kw'imitsi nibyo bitera ibyago by'umutima ndetse na kwa kugenda nabi kw'amaraso. Ubwo rero wakoresheje ibitunguru uba usa nkaho rwose ugize imbumbe yo kwirinda ibi byago bitandukanye. Ikindi nanone, ibitunguru kandi byigiramo ibyitwa amafibre ndetse n'amavitamini C bifasha mu mikorere myiza y'umubiri w'umuntu. Ubwo rero iyo usa nk'urya ibitunguru bihoraho uba uri kwirinda indwara nyinshi. Hari urubuga rwitwa wa-alteraprovence.com bavuga ko ibitunguru habonekamo ibyitwa amaflavonoide, ari byo biha ibitunguru ibara rimwe cyangwa se irindi bara. Ibi rero by'amaflavonoide ni ibintu byiza cyane ku mubiri w'umuntu. Rero aya maflavonoide akunze n'ubundi kuba no mu mboga, arinda umubiri cyangwa se afasha umubiri kugira ngo ukomere, akagira umumaro mu kurinda utunyangingo tw'umuntu. Ku bijyanye n'amabara rero, ibitunguru bitukura bigira akamaro cyane kurusha iby'umuhondo, kurusha iby'umuhondo, iby'icyatsi ndetse n'iby'umweru. Biriya bitunguru bitukura byo ni ingenzi cyane. Uzi ko n'ubundi hari nk'ibitunguru bakubwira ngo ni ibya salade, ariko uzarebe n'ubundi abantu bakunda turiya dutunguru dusa nk'aho dutukura. Ibyinshi nuko wenda harimo uburyo bw'ituburambuto byagiye biba binini, ntabwo byabaga ari binini cyane ari ibisori, wasangaga ari ibitunguru biringaniye ariko bitukura. Ibyo byabaga ari sava kabisa. Ibitunguru kandi byifitemo ubutare bwa soufre, aribwo butanga impumuro y'igitunguru. Iyo mpumuro rero ikagira akamaro ku buzima bw'ibihaha. Naka imparfait k'ibihaha gatuma ibihaha bikora neza kandi ibihaha bikagenda fresh. Rero niba utakoreshaga ibitunguru cyangwa ukabikoresha mu buryo bworoshye, kwa kundi abantu bishyizemo formule, ese ubundi wa mugari ibitunguru biba bimaze iki mu biryo? Abantu benshi batekereza ko ari ukugira ngo bize guhumura mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko buriya ibitunguru wajya ubikoresha by'umwihariko. Ushobora gukora salade y'ibitunguru, ushobora kugikoresha. Ubutaha tuzabwira n'uburyo burya ibitunguru ari na byiza. Ushobora kujya wagize nk'akantu kagatashe ku ruhu, ugafata igitunguru runaka, warangiza cyonyine pe ukamera nk'ugikubaho. Kwa kundi kugikubaho bimeze nka byandi twababwiye bisanzwe byo gukoresha imbuto runaka kugira ngo akugatashe kaveho. Rero ibi bitunguru rwose ni ikintu cy'ingenzi cyane niba ushaka kugira ubuzima bwiza, by'umwihariko muri ibi bice bijyanye no kugenda neza kw'amaraso, kwirinda amagute ndetse n'undi munaniro ku bakobwa bari mu mihango ndetse n'abandi. Kunda gukoresha ibitunguru, by'umwihariko bya byiza ujye urya salade ugashyiraho ibitunguru byinshi. Kandi ikindi, niba bigushobokeye, igihe cyose ukaranze ibiryo byawe ugerageza ko ibitunguru bigaragaramo biba ari byinshi, atari kuvuga ngo ufashe ka gace k'igitunguru ngo uri nko kumera nk'uwikiza. Ngibyo rero ngayo nguko ibitunguru burya ntabwo ari ikintu kiri aho ngaho gisanzwe gusa wenda kivize nk'umurimbo abantu bashyizeho bavuga ati nyine ubundi nimba ngiye gukaranga ibiryo cyangwa ngiye kurya ibiryo ngomba no kugira ibitunguru. Rero tangira ubikoreshe kandi ugire ubuzima. Mugire ubuzima, mugire impagarike n'ubugingo, mugire Imana n'amafaranga. Ndi Josh. Niba utarakoze subscribe nagusaba kuyikora kugira ngo ibiganiro bitandukanye bijye bibasha kugeraho. Ikindi kandi dukomeze kurema umuryango mugari w'abantu bafite ubumenyi bufasha mu buzima bwabo, ndetse dukomeze no kugira ubumenyi budufasha kugira ngo tugire amagara mazima. Ciao ciao, nawe utaha.
hari igihe umunsi wawe ugenda nabi. Rwanya iyi minsi mibi. Manda, nisume nje koga nakerewe. Nge se ndihanaguza iki? Ihanaguza irido. Ni gutuma inyama zapfuye. Inyama zibika mu ndobo. Kandi ibi byose biterwa no kutagira freezer. Kanye basubiza. Kazi bari bahatanye. Nuko umunsi wanjye wagenze. Wari kugenda neza iyo umenya Sayona. Ku musatsi iyi ngiyi yumutsa neza. Irasikukayo iteka umuceri neza ntushirire. Akakugasize amatasi wawe wazayamara. Linda madamu wawe kuvunika inzara. Iyi washing machine imesa neza kandi ntiby'umuriro. Ubona amafaranga ashinga busheri ukabura kongerateri nziza nkizi. Nawe tunga ibikoresho bigezweho bya elegitoronike nka firigo, radiyo z'ubwoko butandukanye, amakukazi agezweho atandukanye yagufasha guteka ku muriro kandi ku bikoresho bya elegitoronike bigezweho bitwara umuriro muke. Mwibutse ko ibi byose ari ku biciro byiza kandi vuba. Gura cyangwa urangure ibyo bikoresho bitandukanye mu iduka rya Sayona rikwegereye hirya no hino mu gihugu. Wave Sayona Rwanda, your dreams made real. Hamagara 078 167 167 2 cyangwa 072 690 466 2 na 079 45 11 660. Injira mu isi nshya ya elegitoronike aho iminsi noneho yuzuye ibitwenge. Ushaka gutangiza umunsi ibyishimo n'umuryango wawe? Koresha Monty, ifu nziza yuzuye intungamubiri n'imbaduko y'umunsi. Koresha Monty Wanayikoramo n'ibindi biribwa biryoshye kandi byuzuye intungamubiri. Ifu ya Monty ifite ikirango cy'ubuziranenge S-Mark ikozwe muri soya ikaranze, ingano, amasaka, ibigori, uburo n'izindi ntungamubiri zikomatanije mu ndemabuzima zasesenguwe n'abahanga mu by'ubuzima n'imirire ba Rainbow Health Food. Sangiza inshuti inkuru nziza, ibigo by'amashuri, amatsinda y'abantu babana ari benshi ndetse no mu rugo iwawe. Ntubure Monty. Baza Monty muri supermarket n'amaduka bikwegereye cyangwa uyigure unyuze kuri y3.montimall.com. Mbaza Monty kuri 078 167 167 2 cyangwa 0788 26 62 68. Akarusho kandi sura urubuga cyangwa duhamagare kuri izo nimero duhuza uburyo bw'imikoranire kuko dushaka ibyishimo nawe. Mbaza Monty.